na niyo kuko ari gihe twakuruganaga nyine nyine hari ukuntu yajyaga kwiyenzaho nk'umukinnyi akakubwira ati umwana na se bagomba kurwana ubwase wowe bimeze bite ukaza warakaye agahita kubita nk'akantu k'agastori ko guseka ugaseka nyine ugahita ugaruka muri mood none ko yakunye ngiye meze physically ntabwo nkunda guseka abantu wese bahita bumva ko ndakaye igihe cyose narakaye no mu kibuga buriya na blague mafite kuko rero yagiye azanaga nk'utuntu ko ka blague yenzaho akavuga niwe watanze pass nabi wadutsindishije ukajya kureba highlights ugasanga nakosa wagoze je nahitaga mbaza kuki waje kuvuga imbere y'abantu ko ngewe na koziri kosa kandi highlights zerekana gutya ngo tuba ngomba kurwana nawe wowe nyavuga Giswahili ngo baba na mtoto wanaiza kugombana we narakara byatari uri kubimbwira hano ariko twagera muri nuza ukantanga mwumva nyine ni ibintu nago byakira waza nko muri tizi abandi wenda bari gukina riboso ntago amasaha yo gutangira aragera cyagiye cyari boso bavuga ngo turatangira tize saa 4 ariko saa 3:45 abantu bari muri kariboso barakina muri kariboso turi kwambara n'abandi of course bacyari kwambara ariko koko akaza kareba ngiye na muhajiri ngo dore ukuntu ngo bari kuza kandi ubwo inyuma hari abandi bacu bakerewe nanone bataranahagera ahubwo twe twashe tunambaye none The Bros Entertainment ndagusuje kandi ngo ikaze nizere ko umeze neza cyane nizere ko uri amahoro mu bice bitandukanye by'isi uherereyemo ufunguye iki kiganiro nitwa Eri Baryinyonza ndagushimiye cyane ko uri imfura ndagushimiye cyane ko wongeye kutwereka urukundo ariko niba ko subscribe man igumugisha hanyuma utarayikora reka mikwibutse ko nibwo buryo bushobora gutuma ibyo dukora bikomeza kwaguka bikajyana no ku bandi bantu benshi uno muryango ukaguka munini cyane bisaba gukora subscribe bisaba gusharinga bino biganiro bisaba gukomenting ugatanga ibitekerezo kuko iyo tubirebye twabitekerezo byanyu tubigenderaho kugira ngo tumenye icyo dukora ku munsi ukurikiye rero nyagasana bagire neza nibira ko mumeze neza ariko niba utanameze neza pole sana birashoboka ko utamera neza kubera impamvu nyinshi zitandukanye zatuma utamera neza muri buno buzima zibaho hanyuma rero ndagarutse mu cyumba cyitwa Sports Debate hano kuri The Bros Entertainment murabizi mumaze kumenyera ni icyumba cy'abasportif ni icyumba tuzanamo abantu mushaka ko kumenya ibyabo ni icyumba tuzanamo abantu tuganira tukagirana ibihe byiza ngaha nange mudukurikiye ndabizi ko mugira ibihe byiza iyo muri kumwe bino biganiro dukorera aha ngaha ni iby'agaciro gakomeye cyane nababwiye ikintu kimwe umuntu nzazana aha azaba ari umuntu ufite icyo avugiraho ntabwo nshaka kuzana muri imbere yanyu adafite icyo avugiraho mu by'ukuri icyo avugiraho nshaka kuvuga ni iki nuko ashobora kuba aricyo yaba yarakoze muri career ye yaba football basket volley n'indi mikino itandukanye afite ikintu yakozemo nibwo mvuga nireka muzane abanyarwanda muzane about the bros tuganiriza uyu munsi rero mumbare mu byishimire kuko biri so special ngiye kuganira n'umwe mu bakinnyi twagize muri defense neza hano mu Rwanda nge ku ruhande rwanjye mbara nka underrated ntago yahawe agaciro on my side that's me ntago yahawe agaciro yegombaga guhabwa bigendanye n'umupira afite ariko wenda turaganira byinshi cyane kuri we mwemera nk'umwe mu beza rwose babaye no champion y'u Rwanda by the way nani umunsi cyaharaza kuza kutubwira byinshi ako ndamwibuka bakibe menshi atandukanye yagiye anyuramo cyakora nta nimwe ndi buvuge aho turamuha umwanya tugiye kuza kuganira nawe byose ibyo nakica nkamuvugira ni uri buze kuza kubitwibwirira Hussein Habimana aka Eto cyangwa se alias Eto muramuzi ni izina Habimana Hussein Eto mpuje amazina y'Iswahili atatu Habimana Hussein Eto amaradiyo menshi yamuririmbye amateleviziyo menshi yagaragaje amashusho ye mu madefense y'amakipe agiye atandukanye sometimes akanifashishwa muri mediane kubera ubushobozi yabaga agaragaza mu kibuga cyane cyane kuri baro I'm so happy ndishimye cyane ko ndi kumwe na Habimana Hussein Eto ngo ikaze muri The Bros murakoze cyane umeze gute Eto ndashima Imana ndanezerewe kabisa ko ngiye kuza kuganira nawe amakuru yawe uri kwimva gute muri kano kanya meze neza cyane ndishimye cyane ko mwanyakiriye ahantu heza arahumura neza cheers man hari n'icyo kunywa wakoze cyane rero kubishima reka mbyite ntyo hanyuma rero bite amakuru yawe umeze gute muri iyi minsi ndamutse mvuze n'abanyarwanda ntago baguherutse ubanza bishobora kugira meaning ariko bite umeze gute
Meze neza ubuzima busanzwe ndaho ndashima Imana nta kibazo mfite ndahumeka umwuka w'abazima. Nsa nk'umuntu wihisheho gato ariko si cyane. Ntago ndi wigira ibanga impamvu yatumye mpuzananga by the way nagushimira ko wemeye ibitumire bwacu kuko iyi chaîne yitwa The Bros Entertainment iki cyumba cyane kino cyumba cyitwa Sport Debate nicyo sportif bro nta muntu uhejwe anga mu sportif ariko akenshi twibanda ku bantu bafite ikintu bakoze mu byukuri babona ufite icyaganiza abantu bakunze bafite icyo bakundiye ntago tuba dushaka ko urukundo babakunze mujya kure yarwo cyangwa se ngo bajye kure yanyu dukeneye ko kantu ka connection kaba muri mpamvu twahisemo kujya tuza ngo tuganire namwe tuganiriza abanyarwanda. Uri izina riremere cyane mu mupira w'u Rwanda mu myaka itambutse myinshi mu makipe atandukanye wagiye unyuramo ibyo wagiye ukora byanga bikunda ntago umunyarwanda yumvise abenshi mu badukurikira ntago bashaka kumva iryo zina ari ubwa mbere ariko uyu munsi ndibwira ko ari umunsi wo kugira ngo bamenye neza bakunze bamenye mu makipe atandukanye ari inde ari uwahehe ari mu ntoki. Rero mu kubitangira unyemerere kuko n'ubundi umupira w'amaguru niwo watumye tukumenya niwo watumye bagukunda niwo watumye tugukunda. Reka dutangire noneho utuganize utubwira mu mupira w'amaguru ni ibintu yatangiriye hehe yabije mate kuva kera kiri mutoya yabizamukiye mate mbese tuguha umwanya uduhurwo rugendo rwose abantu bamenye neza from zero kugera kuri uyu munsi umupira w'amaguru. Murakoze cyane. Nyabimana Hussein aka izina bura nayihawe ndi umwana cyane ku ishuri turi abapeti bato dukunda gukina nyine umupira wo muri quartier tubikunda cyane urabizi ko abana b'Igisenyi aba Brazil bakunda umupira cyane benshi bakura bakina umupira bumva ariyo izo feelings nicyo kibashimisha abantu bava ku Gisenyi. So niho hano navanye izina niyita nyine ngenda nandika ku myenda y'ishuri n'iki igenda rimfata gutyo abantu ndarikurana kwa hari n'abantu batazi ko nitwa Hussein Imana yito bakavuga Imana yito gutyo gusa ariko nta kibazo ni byiza ndanabyishimira nacyo bitwaye. Kariyeri yanjye yatangiye ndi umwana muto cyane nkina umupira tugenda kwitoza mu bana batoya hari umusaza witwa Vigure nyakwigendera Imana imuhiruko idashira. Yakundaga gufata abana yani nawe yarafite izo feelings zo gutoza abana batoya n'abantu bakuru batozaga ariko cyane ubona ko yibanda ku bana batoya. So umwana wese rero wakuraga muri icyo gihe yumvaga agomba kujya kuwo musaza kwa Vigure tukitoza akatudirectinga neza tugasubira mu rugo tukajya ku ishuri tukagaruka buri saa 10 nimugoroba niho imyitozo yakundaga kuba. So tukagenda dukora gutyo muri ubwo buryo kugeza tugiye tubaye abantu bakuru akakuvana mu kiciro cy'abana batoya b'imyaka ingahe akakujyana akurikije ukuntu abona talent yawe. Ibintu bikagenda gutyo neza nta kibazo urukundo bari rwose babikunda kandi bazi ko icyo gihe nta support nyinshi yari afite ariko just kwera ko yabikundaga yari impano ziwe tu abikunda gufasha abo bana tugakura gutyo muri ubwo buryo dukina tukava tukagena muri za marina abakinnyi bakuru nyine rimwe na rimwe tugakora mu imyitozo uyu munsi za Etincelle icyo gihe amakipe yarahari ari makuru kandi akomeye ameze neza bakongera bakadusubiza mu bana tukongera tena tukazagaruka. So iyo wageraga chance ufite talent nziza ushobora kwerekana impano yako wakina n'abantu bakuru bahitaga bakuzamura mu junior yarahari. So tukigenda tuzamuka gutyo bura natangire ngiye gukina umupira neza nko muri Marine FC Igisenyi niho natangiye gukina ari nyakwigenderana none yitwa Choka Abdul Karim niwe wanzamuye navuga ati wanzamuye neza 100% agahita nshyira mu ikipe ya Marine FC icyo gihe rifite President Fande Richard Karasiro nundi bahoraga yitwa Bahizi bari aba president ubona ko nabo bazi iby'umupira babizi cyane pe bakunda nizo mpano ziri Gisenyi bakunda kuzamura abana na n'ubu nekereza ko ari ko bakibikora. Tuzamuka gutyo dukina umupira ngenda nzamenye imyanya myinshi kuri attaque kuri mediane defense so biza kurangira none mbaye mu defenseur typical neza cyane. Haya nyine imikino 3-5 bakansubiza tena hasi nyine nkaguma hanze hagenda nzamuka burko urwego rwanye rwazamukaga iko nateraga imbere nyine nk'abantu n'ubikara nago nigeze ntinda kuba titulaire mu kipe nkuru.
ese mbu umukinnyi gutyo nyine nyinamo ndumva nakinye mu mwaka umwe n'igice muri Marine nzamuka direct mpita ngenda i Kigali muri Kiyovu Sport. Niba ubyibuka ukina match ya mbere muri Marine kuko niba numvise neza tubwibanza nta academy yanyuze muri ya Vigure wazamukiyeho nahita ko ari academy ya Vigure. Muri Marine ujyamo muri saison ya mbere hari ryari niba ubyibuka? Imyaka biragoye kuyibuka ariko ndumva ari kera well ukina gihe hari n'abanyamahanga bari babaga bahari cyo gihe bakina bari free badafite limit yo kugabana abanyamahanga. Akuzamura Vigura gufashaga kugeza kwa Coka kagufata witwa comme défenseur nari mu mediateur no kwa Vigure ndiyo nari umwataka ukina ku 9 nyina ku 9 tsinda n'ibitego ni naho iryo yeto ryavuye ukuntu muri abana wiyemera ugatsinda igitego gatuvuga ati ni ngiye weto kabisa yego no kwa Vigure nkavayo nkajya muri Marine ariko no kwa Vigure n'ubundi yashyiraga gata kabona ko yakizo movement nazi ishobora technique of course yari hari none nzamuka muri Marine ndi mediateur ahagira ikibazo muri defense Coka akahita nshyira inyuma kabura ndi adapte tinze neza nyine nta kibazo nacyo ari mu cyambere ndi mu cyambere hagira umukinnyi ufite ugize ikibazo cyane hari abanyamahanga benshi arabitwa ari umukinnyi twakinanye mukuru kabisa yitwaga Etoga urumva nje nitwa Eto witwa Etoga agiye kugenda barahinduye bahita batangira kunyita Etoga nakinaga hagati nawe kina hagati so yagiraga ikibazo nkahita banshyira hagati yakinaga 6 agahita avamo so kocha nyine nyakugendera agahita nshira hagati akajya kuzicyuza hagira ikibazo muri defense agahita nshira muri defense bikagenda gutyo noneho birangira mbaye mu defenseur bya nyine nanjye poste mitanyikunda so ariko umva icyo gihe igihe cyose habaga ikibazo urumva nabaga ndi hagati ndabyumvise ni iki kintu rero nababwiraga nanjye ko umuntu turi kumwe ari umuntu udasanzwe cyane ufite muzi nk'umudefenseur ariko wagiye bitabaza kenshi no mu kibuga hagati ariko ukabona ko afite touche ya danger ngira ngo mugena mubonye akina nubwo ntamubonye ufite mu gihe gito namubonye akina kwa ntago nigeze mbona Eto adegasha umupira mu buryo bworoshye akenshi namubonye ari umudefenseur ushaka kwaka baro uri umwataka akakwa baro ntagiye pressure yo gukina bagenzi be mugatangira mukinira ngaho nyuma bagiye babikunda abatoza benshi nyuma umara umwaka n'igice muri Marine uhitoza muri Kiyovu. Iyo tuganira rero ahangaha dushaka no tubwira abantu juste icyo cyo kuvuga ngo umukinnyi yagiye hariya barabizi barabyumva n'urugendo biba byaragenze bite kaka ya communication ibamo ya procedure ibamo kugira ngo umukinnyi ahindure equipe nicyo twebwe akenshi ahangaha dushaka kuganira. Uri muri Marine uracyari mutoya nibwo gitangira kariyeri witwaye neza wisanze muri Kiyovu byagenze bite ngo wisange muri Kiyovu procedure yabaye hagati aho ngaho? Kubera kugenda dukina mu match n'iki n'abantu n'abatoza bakubona buriya umutoza bita Baptiste Kayiranga Baptiste buriya umubyeyi pe abantu benshi yafashije bakuru n'abakira abana ntekereza ko kibafasha nabo twajyaga dukina match Marine igiye gura na Kiyovu urumva Kiyovu kenshi ari igihe yabaga irimo n'abanyagisenyi so habaga harimo competition umwana w'igisenyi agomba kwereka ko bana b'i Kigali twabaga tugomba kuba turi hejuru mufite n'ukuntu umwana yumvaga ko mwebwe muzi umupira confidence buri umwana w'igisenyi nta kintu ushaka kumwemeza ngo uri kumwemeza mwemeje aremera ariko nta bintu byinshi no complain ahita arandeba Baptiste arandeba baravuga ati uyu mwana ashobora kuba ari umukinnyi mwiza dukina match ya mbere twasuye Kiyovu i Kigali twitwara neza ndumva iyo match twaranganyije retour bazi igisenyi si urumva Kayiranga aracyankurikiza amaso atangira iyo communication akavuga ati umwana mu defenseur kuko yakundaga abana cyane uyu waba gufite talent yitaga kuzamura afite ubwo bushobozi procedure itangira gutyo communication baho iki ndagushaka Eto ngiye urumva nari umwana ntago numvaga kugomba guhita ngenda i Kigali nta kintu kigomba kumpagaritsa yego sibyo ko na Marine ndayishimira by the way even ba Fande Richard ndabashimira cyane ko ntago bakomezaga ibintu baravuga ati niba uri tala equipe yakubonye kwishimiye ni nziza ntacyo nago gusubiza inyuma
wigenga for free. Bakurekuraga for free kabisa, ntago bajyaga mu bintu byo kuvuga ngo mu mafaranga ngo iki ngo equipe ngo murayihi ibi no. Uwo ufite talent yawe na amahirwe yawe genda hahira handi bakakurekura. Ntekereza ko ari ubwo buryo nagiye habayemo biganiro n'iki uragenda gutyo n'icyo ujya urize uzamuka muri Marine hari amasezerano wasinye. Yarahari nafite contrat ngiye kingana iki niho byibuka yabaguru umwaka nyine umva Marine yinjiramo nayinjiyemo niba ntibeshye habaga ari nko muri retour ifite amezi 6 then nzamuka gutyo yes yongeza umwaka so abaho ibyo biganiro gutyo mitangenda. Muri Marine washize umukono ku masezerano niba ubyibuka mwashyizeho salary warahembwaga icyo gihe uhembwaga ngahe niba atari banga? Hembwaga 1,100. Marine yari batunze neza bagendaga bazamura umukinnyi ugitangira bwa mbere wahembwaga 1,100. Marine yari batunze neza kiriya gihe kabisa. Anyway ni muri Marine hanyuma ugeze muri Kiyovu wamenye wumvikanye n'Akayiranga kakuzana i Kigali. Muri Marine ntibabigoye ukati nta kibazo ni equipe nziza yagufasha kubashaho move. Uhumvikanye kira Kiyovu mijyanye na ese hari recruitment baguhaye muri Kiyovu? Urumva twe turatwara abana mwa uri mutoya ntago nagombaga kumenya ngo kontra bayikora gute ngo urifuza ibintu ngiye icyo nashakaga no gukina tu kubona umusaza Kayiranga nyine avuga ati uyu mwana ni gutya na gutya mumuza we kukugenera ibyo yahisemo nuko abona nyine ibyo bigukwiriye. Exactly. So no muri rwagwe rwo gufata umwana kugira ngo udashobora gukunda ibintu cyane ukibagirwa umupira kujyana muri iyo movement nyine tu muri ubwo buryo bwe yumvaga kandi koko nago nabeshya bwabaga ari bwiza kuri nge nabaga numva nyine nyuzwe. Salary yari yazamutse kurenza Gisenyi? Yari yazamutse nahembwaga 250,000 cyabise yari nziza cyane. Niba ubyibuka nabahe bakiri Gisenyi usanze muri Kiyovu? Hari umukuru wacu Jabiri Mutarambirwa. Abandi ni bandera Jabiri nibuka cyane. Hari icyo ujya kuza muri Kiyovu wabanje kumuvugisha before cyangwa nawe ugiye kubona arakora? Yarabizi n'ubundi we yari mukuru wacu igihe cyose bazaga n'Igisenyi twaravuganaga. Urumva twuje i Kigali noneho tukakomeza kuvugana tu ntago twigeze tugirana iyo contact yo kuvuga ngo bimeze bite. Sibye ko we yazaga kugira inama ya Kiyovu yari capitaine n'iki amaze imyaka myinshi so kukugira inama kuri ibyo ari byoroshye kuko ni gutya na gutya itwara gutya na gutya abayovu bakira umukinnyi gutya bikaba ari ibintu biraho gusa just kukwereka inzira nziza kugira ngo yadapte neza. Adaptation yarakoroheye muri Kiyovu nta kibazo cyane ari competitor ntago nge nakundaga ibintu byinshi navuga ati niba ari 11 ndabajyamo tu uko byagenda kose ndabajyamo mwe muzi umupira mwe mutazi umupira mwe muri bakuru ko byagenda kose ndabiyegereza kugira ngo nanjye nisanye muri abantu bakuru. Wamaze ikingana iki muri Kiyovu? Imyaka 2. Then after njya muri Mukura. Ako kazo rero ubaye i Kigali uhabaye imyaka 2 umaze kwiadapta uri umustarter byagenze bite ngo isa nkusubiye mu ntara yeto? Batista nanone Batista Batista ni nk'umubyeyi navuga gute following umubyeyi agiye tu urumva imyaka 2 yari irangiye nawe contrat ye ndumva iri kurangira cyangwa se ari kurangizanya n'abayobo kugenda rero yumvaga ko ngomba kujyana n'ibyo n'abakinyi be nyine yumvaga ko banamufasha hagiye hose. Natwe abakinyi rero ntago dushaka kuvuga ngo ngiye sinahitaga mu byo kuvuga ngo Kigali ni iki no aho ngomba kwisanga meze neza nkumzi ukumbwira ngo uragenda ngo iki ngo ngufi Kigali ngo biragenda no ntago nagenderaga muri ubwo buryo nagombaga kugenda ngiye gukina ko ndi gushaka kuba umukinyi mwiza. So bye yakanjyana gutyo tu wari wose imyaka 2 muri Kiyovu n'ubundi ubwo yari irangiye. Of course Batista arakubwiye ati tujye Butare imyaka yararangiye tujye Butare negociation z'Ibutare yego Kayiranga nibyo ari gushaka hako se uzaguhembuza imbwana equipe byaroroshye. Ese ko tabonye recruitment muri Kiyovu basi ujye Butare bwarayibonye? No recruitment muri Kiyovu no nago batangaga recruitment muri Kiyovu batangaga nk'iki ni bayita gute installation ko nayita tu wagwenda muri icyo gihe bashaka ko ari na recruitment bayitaga recruitment n'undi recruitment installation no muri Kiyovu bagwa installation ujyayo ariko no muri Kiyovu ego yo yanganaga gute niba atayibangana none se na miliyoni zingaira
yari mu miliyoni miliyoni eshatu gutyo. Shaba rumeze neza kabisa. Ubwo nesta buriye ni recruiter mu bundi biri. Yari recruiter nuko nakiragije ariko kuri yari recruiter. Kuko cyagije muri recruiter yabaga itaratumbagira bayite installation ku mundi n'umundi ni recruiter makwa. Kuko rero marayidiringa murampaye naye. Ugi Butare rero byari bimeze bite? Nanone gutyo tu yaradirinze aravuga ati we ningeri Butare yamaze gusinya ndahita ntwara abahungu banjye. Nabaga nakina na Moje yarahari icyo gihe niwe twajyanye mwavuye mu Kiyovu bura navuye Gisenyi muri Marine nava muri Ntuza ngenda muri Kiyovu Moje twarajyanye tujyanira cyari Moje yaravuye hewe imbere kajya mu Kiyovu muri Etenseri Moje yarari muri Etenseri yeme Etenseri imbere kaza mu Kiyovu muhita mujyana i Butare tena Butare tuva urumva turi abahungu ready ba Batista na bintu byinshi tugenda muri Mukura twara gutya installation y'Ibutare yari imeze gute miliyoni gutya bazamuyeho na salaire 350 gutya kabisa. Ndi gukunda progress yagiye ibaho mu gihe gisano kitarambiranye cyane kuko wari umaze imyaka nk'itatu n'igice mu cyambere mu Marine umwaka n'igice tennis ugiye miliyoni 3 za Kiyovu salaire iraje nyuma y'imyaka 2 bonye ni recruitment miliyoni 4 zirengaho salaire yatumbagiye mu myaka 3 n'igice ufite progress yari nziza cyane. Ubuzima bwa muri Kiyovu bwabaye bwiza kugira ngo ibyo muri Kiyovu mbiviremo rimwe wamaze mu myaka 2 waba wibuka ibihe byiza waragira muri Kiyovu ukigeramo icyo gihe uvuye ku Gisenyi. Kiyovu nyigeramo yari imeze neza twatangiye tumeze neza ndumva twarigeze no kuba ku mwanya wa mbere kwezi kose tujya muri retour Kiyovu ari ya mbere mu mwaka wanjye wa mbere ari Baptiste dutoze tugenda tugaruka retour n'undi tukira aba mbere kwezi kumwe amezi 2 tumeze neza nyine turi en forme bana buzima nyine bwabaga ari bwiza abayovu badukunda baza kudutekera kuri lokale ntabwo twajyaga mu restaurant n'iki hazaga abafana bisanzwe hari abamama badutekeraga babayovu nyine ba Bibile urumva na mama Fede urabaza abona bazwi cyane so abamama beza cyane bazaga bakunda abakinyi babo tunekereza ko wenda batishyuzaga na Kiyovu kugira ngo ako batekeraga abakinyi ibiryo byiza tukajya gukina nyine tumeze neza nta kibazo dufite so urumva bwabaga ari ubuzima bwiza abafana badukunda badushyigikiye ibintu byose abamambre benshi cyane bahedi hariya n'iki n'abandi bashuti bacu babajama nyine mwamenyaniye aho ngaho muri Kiyovu twabaga turimo neza kabisa. Ugiye Butare rero muraganira n'abayobozi b'Ibutare ni Olivier ifite no muri gihe Butare yego ni Olivier kandi Olivier ifite yawe kuko bigize kubimbwira ko ari ifite yawe no ubwo turamusuhuza aguhaye recrutement mwemeranyije salaire wasi imyaka 2 none yego muri Mukura urugendo rw'Ibutare rero rwabaga urugendo rumeze rute kuri wowe kubera ko ari n'ubwa mbere nari ngiye kujya no gutura yo n'undi twajyaga tugakina tugataha ariko numvaga ko nyine avec Batista byabaga ari ibintu byiza numvaga ko nta kibazo umuntu yagira so urumva ufite nk'umubyeyi nka Batista hari amasomo yaguteraga ukagufata ko urumva ukagenda umubyeyi yakudirectinze ntabwo ushobora kumusuzugura bitewe nuko nawe mwabaga mubanye neza so twagiye neza banatwakira neza nta kibazo nabonaga ntacyo bitwaye kuri njye. Ubuzima bwakubanye bwiza mu myaka 2 Butare ntabwo namaze imyaka 2 namaze umwaka umwe buriya ngiye kubera twakinye umwaka wa mbere tumeze neza nta kibazo ndumva icyo gihe Batista yarasubiye yarangije contrat nsigarayo yarasigaye umwaka umwe buriya byashoboka agenda kare nyine agenda ndumva yaragiye utararangira maybe ashako yaragiye kuri banye Batista atararambye Butare ashako yaragiye nka muri Fazari uye igihe cya Batista Butare maze gukora utari meze neza bari bafite ibyabo nyine byo muri committees ariko byabo urumva abanyabutara byafectingaga ikibuga kwa tugatsinda uyu munsi tugatsindwa nyine nago byabaga ari byiza cyane kurenza twatsindaga match ebyiri zikurikira ngo 3 indi bakadutsinda ugasanga hejuru babigize big deal bya danje nyine abanyabutara bakunda itsinzi tu ntuje kubasobanurira ngo watsinzwe gute so ni ibintu byaho ngo Batista za kugenda ubuzima numva bwaye balance
none ugahita wongeraho kuba ari we wakuzanye akaba nagiye imbere yawe ugakomeza uryo twari tubayeho Butare ahantu tuba camp yabaga condition twabagamo ukikalma tu nk'umugabo tu ariko anagiye none tawumva nawe ushaka kugenda ariko still acyari mu kazi nuko byazaga mu mubiri gutyo gusa kabireka umwaka urangiza umwaka ndawurangiza no bazana ukoko kuko nawe araza maradukunda twakinaga umupira nabyo kuva ngiye bura nakinaga umupira wanjye nakinaga ahantu hose naciye nagombaga kuba titire abagwa nshyira hanze nkumva ndababaye kwera ko nabona okay najya hanze sava ariko nkajya hanze byibuze hari umuntu mbona ko nanjye uri hejuru yanjye ku buryo ubanza mu kibuga tebone ngo yuko bisagomba ariko kuko araza nawe tubana muri yo tag life nyine niko nayita balance no guterateranya niki gihe kiragera avuga ati ngiye wapereka nigende kuko hari icyo mutabanyemo neza se twabanye neza kuko nayo ntacyo bitwaye ni byandi byo muri equipe yatajyabura mutuntu na dutoya ari ukuntu character zuwa mbere mwari muri kumwe zitaba zimeze n'undi wa kabiri uje byo bintu mukajya kubihuza so ariko uri macho ufite ukuntu controller yourself ari ukuntu nyine ubyitwaramo neza tubana neza muri ubwo buzima kuko yaranaje ahita avuga ati niwe kapiteni angira kapiteni hari abakinyi b'abarundi benshi yabibuka ba Papa Claude sinzi niba umuzi Papa Claude ndamuzi kabisa abarundi benshi ba Dalma Senchiza na cyakina inshuti wanjye nari icyo gihe bari hari abarundi benshi bari bakomeye muri Mukura benshi kabisa benshi pe nani kuko ari igihe twakuruganaga nyine hari ukuntu yajyaga kwiyenzaho umukinnyi akakubwira ati umwana na se bagomba kurwana bwase wowe bimeze bite ukaza warakaye agahita gukubita nk'akantu k'agastori ko guseka ugaseka nyine ugahita ugaruka muri mood none ko yakuntu ngiye meze physically ntabwo nkunda guseka abantu wese bahita bumva ko ndakaye igihe cyose narakaye no mu kibuga buriya na blague mafite kuko rero yagiye azanaga nk'utuntu ko twa blague yenzaho akavuga niwe watanze pasi nabi wadutsindishije ukajya kureba highlights ugasanga nakosa wagoze Jye nahitaga mbaza kuki waje kuvuga imbere y'abantu ko ngiye nakoze iri kosa kandi highlights zerekana gutya ngo tuba ngomba kurwana nawe wowe nyavuga Giswahili ngo baba na mtoto wanaiza kugombana we narakara byahatari uri kubimbwira hano ariko twagera muri muza ukantanga mwumva nyine ni ibintu nago byakira waza nko muri tizi abandi wenda bari gukina riboso ntago amasaha yo gutangira aragera cyagiye cyari boso giye bavuga ngo turatangira tize saa 4 ariko saa 3:45 abantu bari muri kariboso barakina muri kariboso turi kwambara n'abandi of course bacyari kwambara ariko koko akaza kareba ngiye na Muhajiri ngo dore kuntu ngo bari kuza kandi ubwo inyuma hari abandi bacu bakerewe nanone bataranahagera ahubwo twe twashe tunambaye none ngo baje ngo kunyikira ariko twiyenzaho tukaza tukajya muri tize tugakora n'iki bikarangira nyuma araturakaza byatari none turafase uyu musaza twamutwaye iki twigendere dusubire i Kigali mugumane equipe yanyu nibiki ngo ntago bishoboka ngo uba wirakaje ngo kwanza wowe to ngo kugira ngo mwemeze ejo ugomba guhita uba kapiteni amutuza ndamukunda byatari Njya nk'utwo tuboro tukaza ko hora kuri seriye cyane na blague yasa ikora na blague n'ukurundi kumusubiza ariko nta musuzuguye avuga ati iki kintu ndakigira kapiteni kabiza kugira ngo none ukije kinakanga n'abantu angira kapiteni gutya ariko noneze amaze kugira kapiteni kwanza wewe wategereje iki muri wowe kuko urebe mwe mwana amaze kurakara na Muhajiri bata ko dushaka iki kucya twiyenzaho arakwereka kuko ko utanze passe mbe ajya muri harete ntubibone ubonye kugeze kapiteni kandi wumvaga ari umuntu uri kubarakarira barakaza wumvisha umeze gute muri wowe byaki yabonaga physical ukuntu umeze akabona kubwo buri ndambushoboye ariko hari abandi basini yanasanze hari nyine b'abarundi tu bameze neza abakinyi n'abana beza ntacyo bari batwaye arareba abona uburida mfite n'uburyo mba ndi gukontrola utuntu nyine avuga ati umuntu ashobora kumugira kapiteni ariko kubanza challenging tu arebe ni gute reactions zanjye ziba zimeze nk'umuntu akwatatse niko ngiye niko mbitekereza muri icyo gihe
akanco kuza kareba uburyo ndiringa n'abasifuzi uburyo ushobora kuba wavugana n'umuntu uburyo ushobora kwita we wataka umutozo ukamubwira ati ko cyangwa ndabona biza kumera nabi shaka ukuntu uhindura nk'uyu mukinyi cyangwa se umubwire gutya kore kuko ngiye mubwiye ashobora kugira wenda ntamusuzuguye yari ukuntu abakinyi mubwira akagira no gusuzugura aho kumusuzugura cyangwa aho ushaka kwerekana ko ari cyo murusha ariko abenshi iyo babitekereje babona ko ari twese turi gushaka intsinzi so umutoza yari yabonye akantu nk'ako ngako akabona uri macu gafite ahita gushaka kugira inshuti kuko hari ikintu we atababona cyangwa se n'aba ajwe bari kumwe ariko hari umuwaje ushobora kuba yakitinya kubwira ntamubwira ya rero uri mu kibuga hari ukuntu uri kubibona biri kugenda nabi ukaba wasohoka muri kagatamo iyo ukajya kumubwira kamwungurika wazanye uyu nguyu ko tubona ameze neza ngo ntago ameze neza akabona utwo tubona akavuga ati ushobora kuvamo kapiteni wajya kugira communication nawe cyane nyinshi cyane uri umupeti urimo hariye nubwo mwakoroganaga ko raza oya gukorogana ni ngiye bundi ari principe ngendera umunsi ngiye nawe ushobora gushwana bigahita birangirira aho pe ariko ejo niduhura ntago birabuza ngo nanze kugusubiza ngo kubera ko ejo twashwanye byari ejo byarangiye niba iyo communication ishobora gukomeza ko twavugana tuvugana ariko bitandukanye n'ibyo twapfuye ejo ndabyumvise ntago mashaka kubika ibintu binyukije umuntu witwa Faustin Usengimana tumusuhuza umunsi ageze i Kigali natwe azadusura ngaho muri kino kiganiro hanyuma rero akugira captain bwo ntago byagutunguye wabyakiriye gute kimera ko nakugize captain imbere y'abasini bari aho ngaho wabyitwayemo gute bo ntago byantunguye usibye ko nyine narabikundaga numvaga ko nanjye ngomba niyumvaga mu bwo buyobozi tu for senior of course ntiyaburamo utuntu nyine bavuga twabakinyi bisanzwe umwe kababarana ariko nari nasimbuye uwo munsi ntago yanyeretse ishusho yo kubabara maybe abandi bashobora kuba baragize twa tuntu tunyere twabakinyi bisanzwe kapiteni biraho gusa turakomezanya muri uwo murongo mwiza ntacyo bitwaye byaje kugenda bite rero muriho murabyumva ariko nibwira ko muriho muraryoherwa n'ikiganiro tugirana hari uriya nababwiye ko nyine iyo impamagabo ngo azanga tuganire dufite tugomba kuvuga dufite tugomba ku abafite icyo tubwira ngira ngo umuntu uriho nganira nawe ahangaha uwo ari we urumva uwo arimo arabyumva arimo urumva mental ukuntu ateye n'abamuzi mu kibuga rwose ntago nibiga ko muri guhita mukurura iyo shusho ya Eto mu kibuga Eto wari ubanye neza rero n'umutoza reka mbyite ntyo anakugira captain muri bagenzi bawe abasini bari bahari bahamaze igihe byaje kugenda bite ngo bisange noneho utarambye butare utahagumye kandi uramaze kubona ko umutoza aragufitiye icyizere akugize na captain mu bandi byagenze bite icyizere cyo cyari gihari n'ubundi nta kibazo bagenzi banjye tubana neza communication ari nziza ariko yo balance life yari hari nyine numva ngiye ntago nshimishije kuri ngiye ku giti cyanjye biza gukubitiraho ko nagize n'utubazo twanjye dusanzwe turi personal muri family so biba ngombwa ko ndamvuga ati reka n'ubundi icyo gihe twari turi kurangiza ndumva umwaka wari hafi kurangira biba ngombwa ko twumvikana n'ubuyobozi avuga ati kugira tujye tuba muri buzima nyine dukomeze turi nkabyita nko kuryajyana uyu munsi yavuze ibi undi yavuze ibi ngiye simbikunda sinshaka kuba muri iyo life reka ngende hari bitameze neza birumvikana hari Hamdan yari India SG yari ikisenzi nago niba ari vice president ashaka ari vice president kuko Olivier yabwiye president undi amwungirije so ni nawe twumvikanye contrat birarangira turangizanye neza mitanje ufite mwasesha amasezerano twaseshe hakurikije icyo gihe byagenze bite maraje nyine ngenda ku family issue ububazo nk'ubwo buragenda burakemuka ahubwo nahise nkomereza Igisenyi no muri Etincelle wese usubira Igisenyi tena nabwo yari retour mitanye muri Etincelle uvuye Butare for personal issues usuye muri Etincelle ugiye muri Etincelle kubera ibibazo rundi wari ufite ushaka gukemura byawe ku giti cyawe ibibazo byari byakemutse ariko Etincelle bura nayo nayinjiye muri retour ibibazo byo byari byarangiye nta n'ikibazo ubwo numvaga nshaka no ku refreshing umutwe kugira ngo bimeze fresh so icyo gihe muri Etincelle mitani isanga yo gutyo ariko yari seninga wagiye wavuyemo gute rero muri Etincelle mfite ndashaka kunganiza urugendo rwo kuva muri Etincelle ibyo byagenze biti hakurikiye icyo nyuma yaho Etincelle nagiyeyo
turakina bisanzwe na coach Selinga yari umutoza mwiza nyine kuri njyewe ari nka mu grand frère ibintu nk'ibyo twayemo neza amezi 6 yarangira ngenda muri polisi. Okay, warasinye amezi 3 Etincelle waje as a free player muri polisi none ka bari hantu twitsa cyane kuko ndamutse mvuze ko wagiriye ibihe bidasanzwe muri polisi n'izina z'igihe byiza ariko polisi bamaze kuba macuwa bamaze kumenya ibyo urimo mu by'ukuri hari ikintu kinini wakoreye polisi niho hano uze kuza stickinga cyane. Kwanza negociation byagenze bite ko uri muri Etincelle waranyuze Kigali mu Kiyovu warabaye Butare hari urwego bamaze kugera mu by'ukuri negociation byagenze bite ngo uze muri polisi ese ubu niyo kipe nyine yagushakaga kiriya gihe tubwira ukuntu polisi byanjye ari gutsindi icyabaye niki. Polisi byatewe na coach Seninga nawe yari hafi kujyayo biroroha ko communication iza kuba nziza nyine kuko ko yovuga yagombaga kubanza gusinya Denaga nawe agahita agomba kuzana abakinyi yumva shaka so nari umwe muri abo ngabo nawe yifuza ko twakomezanya ariko urumva icyo gihe nanone za Kiyovu zaranshakaga urumva Musanze zaranshakaga AS Kigali nyine ngiye mpita mbona ndeba polisi ndavuga polisi wenda nandi mateka mu buryo bwa mikoro n'iki mbona ko ariyo shwa nziza tumuntu yahitamo. Okay, nanga no ku disappointinga coach Seninga navuga ati nta kibazo tugende muri polisi. Icyo gihe ya installation twese installation cyangwa recruitment ya polisi yanganaga iki wasingiye kingana gute? Nasinye imyaka 2 muri polisi kuri miliyoni 5 niba ntibeshye wari free player. Aha, polisi muri rusange wayamaze muri kingana iki? Polisi muri rusange imyaka 2 nago natindaga yari imyaka rero impamvu navuze ntiyo ngo polisi ndastickinga eto sinze nuruze kuza kumbwira ko ku ruhande rwanjye imyaka wamaze muri polisi ni imyaka ya boostinze cyane izina ryawe pe yari boostinze cyane urumva Kiyovu yageze mu kiri mutoya uvuye muri Etincelle amene muri Marine uvuye tuvi Kigali uragenda uhagaruka muri polisi imyaka 2 wamaze muri polisi byari bimeze gute kuri wowe byari bihungukiye miki byari bihabonye miki? Polisi yamaze imyaka 2 ariko byari ibintu byiza kuri njyewe equipe yari imeze neza ifite abakinyi beza bari very understanding communication yari nziza abayobozi bwari sawa giremo ibihe byiza tugakina twigeze no hafi no gutwara igikombe tuba ba kabiri atera tumubera tushije nk'amanota niba atarabiri so mwakura urangira gutyo n'uwa kabiri uraza twitwara neza bahindura abatoza yani byari byiza n'indi no kwava numva naravuye neza na kibazo. Byanjye ndetse ubundi nguve muri polisi ko hari ibihe byiza wagiriyemo. Polisi yateje mu kipe yitwa Rayon Sport. Rayon Sport nta muntu n'umwana mu Rwanda ashobora kuba yayikinira. Oh yes. Rayon Sport polisi numva nayo yagombaga kunyongeza kontra. Ariko ndavuga ati Rayon Sport uko byagenda kose ndayikinira tu. Itama amafaranga ndagenda turumva turakina kose ariko ari igihe ukunda na equipe tu ukavuga ati equipe ni sawa ya shininga ifite abafana iki ni gikundiro nyine turi nkuko nabisanze nkuko byamye bimeze n'ubundi bitanisanga muri Rayon Sport nabyo na polisi byari byarangiye. Mbere ko tujya muri Rayon imyaka 2 wamaze muri polisi mwagize ibihe byiza niba wibuka neza imyaka 2 ninde mukinyi mwakiranye muri kiriya gihe muri ya polisi imyaka 2 wareba ko bw'abana ati pass umupira mwinshi wese ufite ndaje wa mukinyi uvuga uti kanaka muri polisi yaraza umupira pe niba ubyibuka neza ushaka kwibuka ibagiraga hariya ninde mukinyi wemera nayo kuyiteye batukana kararenze? Ko ari Mirafa yarazi gukina kinaga hagati Dani ari top scorer bura Dani zamubaza ibitego byinshi yatsinze nabigizemo uruhare rahi amasistese cyane kandi ndi muri defense ntabwo mpfa kudegaje umupira ntanga long ball ya pass ntabwo rupfa
gutanga umupira gusa rero namuhaye nk'izo ni nyinshi cyane maybe uzamubaza zakubwira agatsinda ibitego buriya icyo kintu naragikundaga kuri Dani. By the way yanamwe ngusuhuze ko niba twabiganiraho neza mbere yo kugira nubwo ari ngiye wakoze call nukora ko bwari bwije aboneka mwihamagare by call biraza kumukunda kabisa is a good guy. Yeah, umubwiye Miraf umwiye Dani neza Anderson yazi umupira ariko ibibazo by'imvune byaramubanye byinshi. So polisi yari polisi nziza, yari polisi ikomeye. Wakubaza ngiye kukibaza mu buryo bwagutse burenze ubwabira bihe byanyu wenda ukimbwiraho gatoya kuko n'ikipe yanyu yashoboraga gutwara igikombe cya shampiyona ariko ko yibayemo for almost 2 years ubona ari iki cyanze cyangwa cyabuze na n'uyu munsi bikigoye polisi gutwara igikombe cya shampiyona kandi ubona mu nguni za mikoro mu buryo bwose bishoboka ubona muri polisi buri ki eto mu mboni zawe. Bon njyewe kuri njyewe nk'ubu ngubu nyine uko nayikinyemo buriya polisi gutwara igikombe ibintu byose birahari pe n'abayobozi baba hafi bagira gute ariko gutwara igikombe kwa polisi n'abakinnyi b'ubwabo sure n'abakinnyi b'ubwabo umutoza aba yakoze ibyo ashaka byose nyine bisabwa ku bakinnyi. Umutoza ugiye uvuga ati umutoza ngo uyu nguyu ntavuga ngo uyu nguyu ngo aravuga ngo umutoza aba yakoze communication zose zishoboka ku bakinnyi urumva ariko babakinnyi b'ubwabo bose buri ko bahuye mu myitozo bari serious bakaganira dufite objectif runaka dufite match Sunday iyi match from Monday to Saturday muganira about kuri match iyo match nyine muri gutegura pana gutegura ngo mufite match umunsi ya Rayon Sport utangiye gutegura APR ntago bishoboka tegura iyo match uri hafi mu gihe noneho bakinnyi iyo communication iyo mood barimo muri ako kanya niyo izabereka intsinzi before yuko bakina match. So ariko umukinnyi umunsi naza ati ukabona ameze neza undi nawe ukabona nyine kwagushiturana kwibukiranya ntago birimo ahubwo bashaka kwibukirana ku munsi wa match bizabagora ntago bapfa gutsinda ntago bapfa kugira uzajya mutaba ari kuvuga ngo twagomba ngo no ni mwese ariko iyo mood niba yatangiye ku munsi w'umwitozo wa mbere mutegura iyo match nakabuza mugomba gutsinda match. All right, thank you. Kugira muri polisi nta tutaraharenga ubwo career yawe yose wayitangiye kugira uwo munsi ufungira muri polisi mbere yuko tuyisohokamo hari umukinnyi muri rusange warakinanye nawe mbere ko yinjira muri Rayon waba warakinanye nawe bwo Butare muri Kiyovu muri Marine Tenseri niyo polisi urambwira nka buri cyangwa batatu nanone ubwo tabangaba vraiment bari beza pe bari beza muri aba makipe nakina yose yakombinye shabu ni benshi arimo gusa mwajira namugo of course barabizi ko zigukina umupira mu banyamahanga Kakuri Fabrice Kakuri mwakinanye muri Mukura twarakinanye muri Marine nibwo yakiva hakurya ariko arameze neza cyane no muri yaje yitwa Kakuri Mugeni Fabrice nibwo niko yaje hari yaje guhinduka kandi yitwa Sinzane yari hinduriye hari yese yita ngwiki bamwise Mugeni Fabrice twamwitaga Mugeni Fabrice na Kakure ko ryabaga ari hari ariko ridakoreshwa cyane ariko Mugeni Fabrice ndumva ari naryo yakundaga cyane ahubwo ariko hari n'izina bigize kumeza abanyarwanda sinago ngibuka neza saraza umupira wa papa kuri Mugeni Fabrice bamwitaga ndema ndaryagire rancitse haceho iminsi bahindura ibintu by'amaranga muntu babijyamo nibwo nyango byahawe umurongo. Well eto uduhaye urugendo rwawe kandi rwiza rurimo na byinshi umuntu akeneye kumva ariko ikibazo cyane nshaka gufungiraho ino part 1 yacu kuko iminota yagiye abanyarwanda marabibona ariko ndabizeza ikintu kimwe pe part 2 ntagiri butinde kuko nashaka ko tuza kuza kuganira na urugendo rwo muri Rayon Sport muri part 2 no muri equipe nationale dufite byinshi nibyo hanze y'ikibuga agomba kutuganiriza kuko eto umuntu munini cyane ufite byinshi muri we agomba kuza kutubwira eto mu batoza bose bagutoje of course bimwe bafite ikintu yagiye gufasha kurenza abandi kambyite ntyo ako nini mutoza wakwemeje ukabona ko afite ndavuga bijyanye no gutoza skills yo gutoza iri hejuru cyane kabisa wanyuze imbere wa Seninga ba Koko ba Baptiste ba Choka ndi mutoza wakwemeje bati muri abangaba kana kararenze
buriya coach Baptiste umutoza mwiza bo namuhera kubera ko buriya twahuye ndi umwana yamfashe ndi umwana so uburyo yagiye anzamura n'iki ubushobozi bwe ibintu yagiye anyunguraho nabonye ko niba umutoza mu yari umwana aragukoze nyine aguremenya ikintu kubwira ati nuku ibyo bintu rero nibyo urimo gukurana nabyo uri kugenderaho n'ubu ngubu ndi gukina umupira hari igihe ntanibuka ibyo yakubwiye ibyo yambwiye hari n'ugiye uba uri gukora imyitozo kagahita kaza direct ugahita twanapurika nyine ugahita ugakora kibaza kavuye ariko araho wagakuye hari umuntu niba umuntu umunsi aje kukwigisha discipline nuko ugomba kwitwara imbere y'umuntu umuntu ntago umwibagirwa ko ukijya guhura n'umuntu ya discipline yiteze kavuga ati abanyigishe gukina gutya so uyu muntu wagukoze gutya still ukaba kiri hano ugendera kuri bya bintu yakwigishije umuntu abaro agaciro cyane exactly yitwa Habimana Hussein Eto benshi bavuga Habimana Eto Hussein ngo yakubwiye ntago ari benshi bariza ariko ni umukinnyi munini cyane pe ndamushimiye cyane ndabizi ko bitari byoroshye ariko yatugiriye neza rwose nk'umuntu w'umusportif ntago kwiyadapta byoroshye nkuko wumvisha agiye yadapta mu makipe atandukanye kwiyadapta kuri quest yacu twamuhaye byoroshye cyane aratuganirije atweretse urugendo rwe kujya muri police ariko kuri ikibazo cy'igihe tugiye gucumbikira ariko ndabizi ikintu kimwe ntago nzongera kubatinza koheza party tuzabana nagiye nganira nabo ndabibona muri comment muyimbwira muri benshi ariko ntago nzongera kubatinza pe icyo cyo ndakibemereye cyane so reka rero munyemere tumushimire ko aduhaye umwanya we muri no part 1 ndetse nizera ko no muri part 2 tuzamona Eto ndagushimiye cyane ku mwanya duhaye thanks for having me wabonye gute byari bimeze bite hano hantu kuganira natwe muri buno buryo how was it ya bintu ni byiza cyane nahishimiye nkuko natangiye mbivuga arahumura neza matizeri ziruzuye turi burayi no kamubwire n'umwaka wa 25 harimo byinshi harimo byinshi cyane The Bros ni ikigo kinini gifite imishinga migari cyane migari pe kandi myinshi related ku sportif nitwe kwishaka mbisubizo mana ngenda gushimiye cyane nyine ni ikintu cyiza tu hari igihe utangira gukora akantu tukita gato ariko kizaba kinini exactly courage kabisa naguciye ikinege asante sana ndabashimira namwe rero mukomeze kugira ibyiza Nyagasani abarinde